Yesu ashimwe bene data, Uwiteka bishimire kandi abagirire neza. Reka umugisha w'Imana we mu byanyu kandi amahoro ye ahorane namwe ndetse n'abanyu. Uwiteka abaha umugisha. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Reka dusome mu Migani igice cya 3 umurongo wa 33, aho dusoma ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'ubukiranutsi abuha umugisha. Uwiteka ashimwe. Bene data, umuvumo, ngira ngo twese tuzi ijambo umuvumo. Iyo umubyeyi yavumaga umwana, sinzi niba iki gihe bikibaho, ndumva mu ndangagaciro nyarwanda rwose kuvuma sinzi niba bikibaho, kuko umuvumo urafata kandi urahama. Umuvumo ni ikintu kibi, ni icyifuzo kibi umuntu agirira undi, akanakimubwira akacyatura. Iyo umuntu atangiye avuga ngo uraka, mbese muri future yawe, mu hazaza hawe, akakwifuriza ibibi, icyo gihe aba akuvumye. kandi iyo umubyeyi abwiye umwana akamubwira urakagira gutya kubera uburakari cyangwa kubera ibibi yamukoreye, nawe akenshi biramuhama. Ndetse hariho uzasanga umubyeyi yaravuga turagapfa utabyaye, urakagira gute, n'ibindi byinshi bibi, ugasanga umwana biramuhamye. Ubu rero niwo bita umuvumo, ubwo umubyeyi aba yakuvumye. Noneho rero mwibaze umuvumo w'Uwiteka nk'uko bari kubivuga ahangaha. Imana niyo nyiri byose, Imana niyo igenga byose, Imana niyo itegeka byose kuri iyi si no mu ijuru. Ibaze noneho uwo yavumye, noneho ngo uwo muvumo ugahora no mu rugo rw'uwo muntu hano bise umunyabyaha. Ha rero wakwibaza uti ese Imana ikuvuma ite? Ntabwo Imana yihanukira ngo ikuvume, ahubwo ibikorwa byawe bishobora kugukururira imigambi mibi kuri wowe. Uwiteka yari yagambiriye kukugirira neza, ukabona ahubwo uhuye n'ibibi. Kuko aho Satani adakora, aho Imana itari gukora, Satani irakora. Bivuga ngo rero tugira ubwami bubiri ubundi, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani, kubera ko kuri iyi si hariho ubwami bubiri. Rero ubwami bw'Imana iyo butari gukorera muri wowe, byanze bikunze ari gukorera mu bwami bwa Satani. Kandi Satani turabizi neza yuko icye ni ukwica no kurimbura, nta kindi kizima agira. Aha rero iyo umuntu ari umunyabyaha, iyo umuntu akora ibyaha, akisasira ibyaha, akivuruguta mu byaha, byanze bikunze bimugiraho ingaruka, kandi ingaruka ntabwo zijya ziba nziza. Uwasambanye hari igihe aterwa inda, umukobwa icyo gihe akabyara inda itari iyo tumenyereye abantu babyara basezeranye, barongoranye ku mugaragaro, abantu bagataha ubukwe, abantu bakabyishimira. Iyo utewe inda rero bitagiye mu buryo bwa nyabwo, muzi ingaruka zibamo. Ikindi kandi umusambanyi hari indwara nyinshi ashobora kwandurira mu busambanyi. Ikirenze kuri ibyo rero, hari igihe bwa busambanyi bukurikirana na ba bandi bazagukomokaho. Uwo rero ukitwa nawo umuvumo. Ukazasanga abantu bakomoka kuri kanaka bose babyara mu buryo budasobanutse, cyangwa se batera amada mu buryo budasobanutse, cyangwa se baterwa amada mu buryo budasobanutse. Ugasanga abantu bakomoka kuri kanaka ntibajya bashinga urugo ngo ruhame. Ugasanga umuntu ntashobora gushinga urugo ngo amarane n'umugabo kabiri, ngo amarane n'umugabo umwaka cyangwa amezi angahe. Ntashobora gushinga urugo ngo amarane n'umugore umwaka cyangwa amezi angahe. Yewe hari n'abarushinga rukamara iminsi. Ibi rero tubyita umuvumo. Ubu nibyo Bibiliya yita umuvumo, abandi bakabyita karande ziva mu miryango. Ugasanga umuntu ni umunyamahane, ukumva ngo buriya muhungu na se niko yari ameze, yari umunyamahane, yarashariraga. Ugasanga umuntu ni umusinzi, yabaye kaziza, bakakubwira ngo na se ni kuriya yari ameze, nawe yahora agwirirana mu muhanda.
ugasanga rero ibyo bintu ni uruhurirane, ni urukurikirane rw'umuryango rukomeza gukurikirana umuntu, uwo rero tukawita umuvumo. Mwene data rero nagira ngo nkubwire ngo hari ibyaha ukora ukabikinisha ukagira ngo birangiriye kuri wowe, ahubwo nagira ngo nkubwire ngo icyaha gishobora kugukurikirana kikakugiraho ingaruka, kikazagira ingaruka ku wo wabyaye, kikazagira ingaruka ku wo nawe azabyara, kikazagira ingaruka no ku mwuzukuruza, kikazagira ingaruka no ku buvivi, bose bagahora muri cya kintu wakoraga kubera ko byabaye umuvumo uri mu rugo rw'umunyabyaha. Yesu nashimwe. Akenshi ndetse uzasanga abantu batabasha kumenya impamvu bari muri situwasiyo runaka, aho uzasanga umuntu azajya ahantu mu rusengero cyangwa se ku muntu ubisobanukiwe akamubwira ati ufite karande, ngomba kugukorera deliverance, ngomba kugukorera deliverance ukabyara, ngomba kugukorera deliverance ukava muri ibi, kandi ari uko yakagombye kwitandukanya n'izo karande za kera. Kuko birashoboka cyane yuko ushobora kubanza ugakizwa, ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, noneho ukitandukanya na bya bindi ba sokuru babagamo, na bya bindi iso yabagamo, na bya bindi ba sogokuruza bawe babagamo, byose ukabyitandukanya nabyo. Ariko kukubwira ngo ndakuderivura, ngo ndagukoraho, ngo ndagusiga amavuta, ngo bya bindi bizagushireho, nawe ubwawe utarakizwa, nawe ubwawe utaremera ko Yesu ari umwami wawe kugira ngo akubohore, ntabwo bishoboka. Nyene data rero ndagukangurira kugira ngo ubanze ukizwe umaramaze, ubanze none numara gukizwa umenye ibyabaga mu muryango wanyu, umenye ibyo so yakoraga, umenye ibyo sogokuruza yakoraga, cyangwa se usaba Imana ibiguhishurire kugira ngo ubashe kwitandukanya n'uwo muvumo waturutse muri ba sogokuruza bawe. Ariko nanone niba utarakizwa, ni ukuvuga ngo hari ibyo nawe ushobora kuzakora ukazateza umuvumo abagukomokaho. Yesu nashimwe cyane. Reka rero bene data tugire guhamagara Mwuka Wera kugira ngo adushoboze, guhamagara imbaraga z'Imana kugira ngo zidushoboze kugenda muri uru rugendo dukiranutse, kugira ngo imigisha tubona izagere no ku bana bacu. Kubera yuko niba umuvumo ugera ku bana bacu no ku buzukuru bacu, ni ukuvuga ko n'umugisha Imana itanga wagakurikiranya abana bacu n'abuzukuru bacu. Ari byo bivugwa ahangaha ngo ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Bivuga ngo umukiranutsi ahari, umukiranutsi abamusarawundinze, abamuri impande, abamukomokaho, abo bose Uwiteka abaha umugisha, kubera ko nawe yabaye umugisha, rero nabo Uwiteka abaha umugisha. Reka rero mube abana b'umugisha, reka mube abana b'Uwiteka koko, muhore mukiranuka, muhore mushishikarira gukora icyiza, kuko ikibi byanze bikunze kigira ingaruka, kandi ingaruka zigakurikirana zikagera no mu bazagukomokaho. Uwiteka rero abaha umugisha, Uwiteka abahe kwirinda muri uru rugendo no gukomeza gutungana, kugira ngo turage abacu umugisha wo kubaraga umuvumo. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, utugirira neza ukadusobanurira ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo uyu nguyu wumvishije ijambo akumva hari ibyo yari arimo bishobora kuzakurikirana abe, ndakwinginze kugira ngo umubohore, ndakwinginze kugira ngo kandi Mwuka wawe asobanurire abana bawe, kugira ngo basobanukirwe neza ibyo gukora n'ibyo kudakora, kugira ngo kandi basobanukirwe neza ibyaba bibakurikirana biva muri karande z'imiryango yo hirya yabo, kugira ngo ubabohore, babisobanukirwe kandi bakore icyiza bareke ikibi, kugira ngo nabo ababakomokaho bazakurikiranwe n'umugisha aho gukurikiranwa n'umuvumo. Girira neza rero ubwoko bwawe, girira neza abana bawe, girira neza umuntu ugushaka wese uri kugushakana umwete, kandi ugirire neza abari kukuvuga n'abari gutanga hirya ubutumwa bwawe, kugira ngo bugere kuri benshi, kandi benshi babohoke, benshi baba umunyamugisha wo kuba abanyamuvumo. Nibyo nsabiye buri muntu wese wumvishije ijambo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.